bacu bakurikiye Makenga TV icyo nababwira abagabo batarangiza vuba barahari cyane. Yo barahari pe barahari namwe murabizi ko bahari, ariko buriya umugabo utarangiza vuba hari ibintu byinshi. Bratata yo akazi kose igihe cyose MC Makenga TV noneho akakanya nagashambazaniye mbafitiye umukobwa mwiza usa na bikeya ku bibazo byinshi cyane ngomba kumubaza abakurikiye Makenga TV. Mukoreshe ya comment, subscribe, ahasigaye tuzamuke tumanuka dutwika. Ikibazo nshaka kwibariza uyu mukobwa mfite ahangaha. Uyu mukobwa bamwita Kazuba bimeze bite? Ibintu ni neza. Suhuza abakurikiye Makenga TV. Okay, bakunzi ba Makenga TV ndabasuhuje cyane. Turagarutse kubaha show. Noneho sasa hari abagabo barangiza vuba nshaka kwihutangira ngo mbaze Kazuba uri hano nazanye kucyuya cyinshi n'imvune nyinshi cyane. Sasa rero abagabo barangiza vuba niki wakora? Abagabo batarangiza vuba niki wakora nka Kazuba kugira ngo wa mugabo bashe kurangiza? Wakora iki? Bwira abakurikiye Makenga TV. Bakunzi bacu bakurikiye Makenga TV icyo nababwira abagabo batarangiza vuba barahari cyane. Yo barahari pe barahari namwe murabizi ko bahari, ariko buriya umugabo utarangiza vuba hari ibintu byinshi ushobora kumukorera akarangiza. No kuvuga ngo icyambere mushobora gukora mugakora mwagezamo hagati we mugore ugahita umuhindurira postere igitubu ukakimuha neza ukakimuha neza. Ushobora no guhita umubwira uti sheri buretse gato nkwereke ujye kugira ute uhindukira ugahita umuha akinyuma ukamuha guteso. Hari abantu bakurikiye Makenga TV ariko bakabibaza ni akinyuma wakamuha ugahagaze upfukamye uhagaze ntago bibaho. Ushobora kuba uri ku gitanda nkuko nguko ugahindukira gute umugabo akaguhera inyuma. Ubwo noneho ukomeza ubambwirire kuko abenshi bafite icyo kibazo. Umugabo aguhera inyuma byanze bikunze. Iyo umuhereye inyuma ukamuha neza wishimye unezerewe uko byagenda kose umugabo ahita arangiza. Cyangwa se nanone ikindi ushobora kuba muri kubikora mugaramye warangiza ugahita umubwira uti sheri buretse gato ugahita umucika ugahita umubwira uti reka njye kwihagarika. Ugiye hanze ukagaruka mwabikoraga mugaramye ushobora kuba ushaka kandi gapostere uhita umuhindurira byanze bikunze iyo umuhaye neza wishimye umugabo ahitarangiza. Okay, noneho abantu bakurikiye Makenga TV kabisa ndabiza abadamu murakurikiye abenshi ndetse n'abagabo mube hafi kabisa. Noneho abadamu cyane abakobwa yenda ndabizi mukurikiye Makenga TV. Noneho bwira abadamu bakurikiye Makenga TV ati nuko nguko ushobora kuba wakwitwara kuko buriya mu biganiro abantu bagiye kurongorana biba ari ibintu bagomba gukora babanje kubitekerezaho, sibyo? Hari abadamu bashobora kuba babikora bitabarimo. Ese icyo gihe nk'umudamu icyambere mudamu ugomba kumenya nuko iyo ugiye kuryamana n'umugabo wawe mugiye gukora imibonano mpuzabitsina icyo ugomba kubanza kwitaho cyambere no kubanza ukabyishyiramo ukabyisetinga mukisetingamo igikorwa mugiye gukora, ibindi bikujagaraje mu mutwe ukabishyira ku ruhande. Icyo gihe byanze bikunze umugabo wawe umuha neza kandi byanze bikunze nawe yabona ko uri kumuha byishimiye nawe arangiza bitakugoye. Okay, noneho bigatuma ari nacyo kintu twaganiriyeho gituma ko umugabo utinda kurangiza yarangiza kuko abagabo benshi hari abagabo bashobora kurongora nk'isaha cyangwa se minota 50 ugasanga umugore yananiwe. No kuvuga ngo muri cya gihe muri kubikora mugaramye ugeza hagati ukamubwira sheri duhindure ukamuhindura kandi position byanze bikunze iyo umuhaye umuvangira akananyara ukamunyarira ukamuhindukiza mbega byanze bikunze umugabo ahita arangiza. Okay. Abakurikiye Makenga TV turabashimiye nari nabazaniye Kazuba kuri Makenga TV. Wakoze cyane kudukurikirana, ibitekerezo byanyu birakenewe. Comment. Turi kumwe nakagaruka. Share, subscribe, asigaye nakagaruka.